bivuze ngo DJ Brian aho yicaye umutima uraterera hehe mu kabuno. DJ Brian ngo hari ibintu Godfather mubikiye aramutse abibomoye akabishyira hanze. DJ Brian ngo ntiyamara kabiri kandi ngo babiziranyeho. DJ Brian aramutuka cyane Godfather aravuga ati DJ Brian ndagira ngo nkubwire ko ukwiye kugenda ukabanza ukakemura ibibazo byawe na Yago wiza kubona isi igiye kukwitura hejuru kubera ibintu Yago ariko gushinja. Yago yaririza wa mugani, Yago ni itabe aba yanyweye, Yago ni filime abari gukina. Vuga ati se Brian na Yago ubundi byabo bimeze biki? Ninde wigiza nkana? Tipe ninde? The Band ninde? Ntujye kure ni TZD kuri TZ TV nyine nkuko bisanzwe. Hanyuma wowe nujye ubona ibishiganiro tugukorera bishimishije ujye ukanda subscribe. Ikibazo cya Yago gikomeje kuba gaterera nzamba nka kamwe ka nyina wa nzamba ngo niduhurira hehe ngo uzagire gutya na gutya. Yago akomeje kugenda yibasira abantu bagize ngo uruhare mu bijyanye no kumugambanira ngo bamwice. Uyu Yago ni umuntu nawe w'agati gakubiranyije muri showbiz y'u Rwanda. Yago uyu nguyu ni umuntu utoroshye, ibaze ko n'ubungubu batitiza imbuga nkoranyambaga atari mu gihugu. Uyu Yago, uyu mwana w'itabagwe hariya za Nyagatare, mwibuke neza ko ajya gusohoka mu gihugu ajya guhunga akajya Uganda, niwe wari top chatter, niwe wari wa mbere rwose kuri social media, cyane YouTube yarayiyoboje inkoni y'icyuma rwose. Yago uyu nguyu yakoraga ikiganiro kigakubita za magana ngahe mu masaha atarenze 10. Urumva? Yago uyu nguyu ni wa muntu ushobora gukora ikiganiro mu gihe cy'amasaha 5 kikaba gishobora no kuzuza 100,000. Yago uyu nguyu ni wa muntu ugira abatumirwa utamenya ahantu abakuru kandi banyabo kandi atanga views. Yago uyu nguyu akavuga yuko yakoze ibikorwa bihambaye cyane mu Rwanda biri ku rwego rwo hejuru ugereranyije, ubwo ntago bihambaye wenda ugereranyije n'abandi cyangwa se n'ibindi bigo bishobora gukora ibikorwa bitangaje cyangwa se n'inzego za leta n'iki, ariko Yago agaragaza yuko ibikorwa yakoreraga igihugu kandi yagiriraga umumaro abaturage muri rusange. Akavuga yuko hari abo yagiye afasha kwiyubaka, hari abo yaremeye, akavuga ko hari impano nyinshi yazamuye z'imiziki, za filime, izishushanya, z'imivugo, ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi ngo bakaba bafite ahantu bageze kubera we yazamuye aba DJ batandukanye. Nabo ba DJ Brian ngo nabo yagiye abashyiraho ukuboko. Yago uyu nguyu akavuga neza ko ibyo byose bimaze kuba, akaba icyamamare, agatangira kuba ayoboye imihanda. Yagoye ngo yaje kugambanirwa n'abahoze ari inshuti ze cyangwa se abo bakora umwuga umwe muri iyi showbiz. Akavuga ko hari itsinda ngo riyobowe na DJ Brian na Jihad ndetse na Fata ku mavuta n'abandi bashobora kuba bisanga muri iyo deal, ariko ukuremo umuntu witwa Pazo Man. Uyu Pazo Man muramwibuka muri deal ya Yampano ko yabanje gufungwa zira nawe ngo kuba ari we muntu wa breakinze video y'ubwambure ya Yampano. Gusa kubwa amahirwe yaje kugera mageragere ariko ararekurwa arataha asubira mu rugo, asigarayo ba Jihad n'abandi bari kumwe na Jihad nka ba Kejo n'ibande abantu bagiye batandukanye. Uyu Yago rero akomeje kuzonga abantu ku buryo butandukanye. Aragira ati ni gute natanze ikirego cyanjye mu bugenzacyaha kugira ngo abantu bagize uruhare mu kunyica, mu gushaka kunyica babe batakurikirana. Uyu Yago akavuga yuko abantu bashatse kumwica bahari bidegembya kandi ko afite ibimenyetso bitandukanye, ndetse akavuga yuko ikirego cye yakigejeje mu bugenzacyaha ariko hakaba nta kintu ngo kiri gukorwa. Usanga ntabwo navuga ko Yago yakagombye wenda kuba avuga ngo nta kiri gukorwa kubera ko ubugenzacyaha ntago
wavuga ngo wenda ngo kuki ngo mu isaha imwe cyangwa mu masaha abiri ngo mu minsi 5 mu cyumweru mu gihe cy'amezi anga ngo kuki mutarampereza igisubizo cy'ubugenzacyaha mwakoze ku bibazo byanjye. Bo bafite uko bakora, bafite igihe bihereza, bafite n'igihe bashobora gutangariza ibintu bitewe n'igihe akazi kabo bakarangirije cyangwa se bagakoreye, bitewe se n'ibimenyetso bakeneye niba byabonetse yanse bitaraboneka. Nge niko nibaza ko kuba wenda Yago yavuga yuko bataragira icyo babikoraho, bashobora kuba babirimo kubera systeme z'uburyo wenda bo bakoramo akazi kabo. Aho rwose Yago niho namukosora nkavuga nti Yago wenda kuvuga ko watanze ikirego bakaba ntacyo bari kubikoraho, buriya bafite wenda uburyo bwabo babikoramo, kaba bagitegereje kubona ibimenyetso bya nyabyo, kuko inkoni ihira igihe ndetse no mu mategeko inkoni ihira igihe. Gusa ariko Yago akavuga ati aba bantu bashatse kunyica none baraza bakabihakana, baraza bakigira abana beza hirya no hino, ndetse bamwe bakaza bantera ubwoba banyoherezaho intumwa zo kunsisibiranya. Yago akaba avuga ati mfite abatangabuhamya nubwo ibi byaha babihakana, ariko mfite abatangabuhamya berekana neza ko bakoreshejwe mu kugira ngo banyice. Aho ngaho Yago amaze kugira abatangabuhamya avuga neza ko bageze muri 7. So nawe wakwibaza ukavuga ati se koko Yago yaririza wa mugani, Yago ni itabi aba yanyweye, Yago ni filime bari gukina. Hanyuma se ukibaza Yago niba koko ari na filime cyangwa ari ibitabi cyangwa ari biki. Aba bantu babatanga buhamya ko ngira ngo bamwe barimo gutanga ubuhamya bibereye i Kigali, Yago ari Bugande, bari gutanga ubuhamya live ku macano atandukanye, ntago bihishe, ntibari kuvugira mu mwobo, kandi bari kwihamiriza neza ko ari bo bantu bagize uruhare ndetse ruziguye, ndetse bakajya ku mirongo y'imbere mu bari bagamije guhitana Yago. Ngira ngo harabaje bavuga yuko hari waje avuga yuko yajyanye akadumuro ka essence kwa Yago agiye kuhatwika, gahawe na DJ Brian ndetse n'uwitwa Fata ku mavuta, ibintu bigiye bitandukanye, hari n'abandi. So ukavuga uti Yago ibi bintu yaba arimo bikina nk'uko Bebe Cool ejo bundi yakinaga umukino na Mutesi Jolly. Noneho se Yago aba batanga buhamya atari kumwe n'abatanabana nabo baturuka uyu munsi haza umwe, ejo hakaza undi, ejo hakaza uwundi, ejo hakaza uwundi. Ariko ku rundi ruhande ukumva nanone amagambo ngo yagiye atangazwa muri icyo gihe ba Jihad batarafungwa, bavuga neza urwango banga Yago n'icyo bamukorera, nabyo ukibaza ko ari ikibazo gikomeye. Aho hagati aho ibintu bigakomeza kuba kizongereza, bikaguma kutuzengereza, bikaguma kutuyobera icyo turaza gukuramo. Ariko mu by'ukuri ikintu mbona cyo ku kibazo cya Yago, nge numva koko niba ari ibishoboka Yago, dore ko yiyemerera neza ko ubugenzacyaha bumuhamagaje azitaba akaza, niba ari ibyaha ashinjwa akabishinjwa ndetse akabiburana. Hanyuma Yago akavuga ati niba ari ibyo biyobyabwenge mu nshinja, nabyo aravuga ati ubugenzacyaha buzampamagaze, nibumara kumpamagaza mu nyane muri labo bumpime, niba usanga mfitemo icyitwa ikiyobyabwenge cyane cyane cy'urumogi nicyo akunda kugarukaho kuko ngari cyo bamushinje. Akavuga ati muzabimbaze nzemera mbihanirwe rwose. Avuga nti Yago wa mugani ikintu kikwiye kubaho, kubera ko Yago aremera kuza akaburana ibyaha byose ashobora kuba ashinjwa hano mu Rwanda. Yago aragira ati yewe ndi hano ntishimye kubera ko nahunze igihugu cyanjye bitewe n'agatsiko k'abantu bashatse kunyica, kandi abo bantu barahari. Yago aba bantu arabamentioninga, barahari. Yago afite abatanga buhamya bahamya ngo abantu bashatse kumwica. Avuga nti ese koko Yago niba bishoboka nta kuntu yahamagazwa akaza, yamara kwambuka umupaka akagera mu Rwanda, Yago wenda agafatwa akagenda akabazwa ibyo agomba kubazwa,
akabiburana niba ari ibyaha koko bimuhama akabiburana, ariko kandi hakabaho no kugira ngo Yago abone ubutabera bwa nyabwo. Niba koko bari abantu koko barabigizemo baragize uruhare mu mwihunga rye no gushaka kumwica, ibyo bakabibazwa. Niba kandi Yago ari umwere, nabwo tukazabimenya. Niba kandi Yago nawe ari ibindi bimukoresha, ibyo nabyo tukabimenya, Yago akaza kuba abihanirwa. Ikindi ku ruhande rwa DJ Brian ukurikije amagambo ari kugenda avuga ku mbuga nkoranyambaga, DJ Brian nawe wamwibazaho uvuga ati se Brian na Yago ubundi byaba bimeze bite? Ninde wigiza nkana? Tipe ninde? The Band ninde? DJ Brian aragira ati mfite live ndaza kuguhamagaramo Yago uze witabire, hanyuma duhangane tuvuge kuri ibi bibazo byacu. DJ Brian araha gasopo Yago agaha gasopo DJ Brian rese akanamumenera akanamuraburiza akavuga amadega ye yose n'ibibazo bye bigiye bitandukanye. Uyu DJ Brian ku mugoroba yarayashwanye n'umuntu wa Godfather ashwana na DJ Brian aramutuka cyane. Godfather aravuga ati DJ Brian ndagira ngo nkubwire ko ukwiye kugenda ukabanza ugakemura ibibazo byawe na Yago, wiza kubona isi igiye kukwitura hejuru kubera ibintu Yago ariko gushinja. Yago yazanye abatangahamya bagera muri 7, genda wisobanure ku bibazo uri gushinjwa, ureke kuzo umfiraho ungwa hejuru. Godfather agakomeza agira ati we DJ Brian nzi neza ibyawe byose ndamutse mbidarapye unteyemeje nka bidarapa DJ Brian nta minota wamara wowe ndakwifitiye bya nyabyo. Bivuze ko DJ Brian ngo hari ibintu Godfather mubikiye aramutse abibomoye akabishyira hanze. DJ Brian ngo ntiyamara kabiri kandi ngo babiziranyeho, ndetse Godfather akagira ati iki gitinganyi kimaze abana b'abakobwa n'iki. Iryo jambo rikagaruka ari naryo Yago akunda kurivuga rikoresha cyane, ukibaza ibi bintu biraza kusoreza hehe. Ndetse Godfather yahaye DJ Brian igihe gitoya cyane, aramubwira ati DJ Brian igihe nguhaye ni gito cyane, ugiye kuza ubone ibintu bigikwitura hejuru wibaze ngo isi iraguhanukiye. Aramubwira ati genda ubanze wicare wongere wisuzume hanyuma urebe ikigomba gukorwa. Ati kuko jewe nguhaye igihe gito cyane kandi umunsi nzabyinjiramo mbyinjiye. Bivuze ngo DJ Brian aho yicaye umutima uraterera hehe mu kabuno. Yaba ari umwere kubyo yagamushinja, yaba atari umwere, ariko ikigaragara ari kugaruka mu majwi menshi cyane buri kanya. Bivuze ngo uyu Godfather hari ukuntu asa naho ashaka gusinyara yuko umukino arimo we na Yago, nubwo Yago na Godfather bagiraho bakaza bagashwana bagashondana, Yago akaza akita Shitani Father, akavuga Godfather ngo ni Shitani Father, ariko ukabona ko Godfather asa naho yamaze kumenya neza uburemere bw'ikibazo cya Yago na DJ Brian, ndetse ko Godfather asa n'umaze kwemera neza ko Yago ashobora kuba afite ibyo avuga bifite rezo, kubera ko Godfather agira ati n'ibimenyetso by'abantu bagera muri 7 batanga buhamya bamaze kugaragara. Ati rero ngewe DJ Brian genda umenye ibyawe, umenye uko wiburana ku bibazo byawe na Yago. Ati jewe nzi uko nzisobanura, nzi nuko nzakemura ikibazo cyanye na Yago. Ati turi abantu b'abagabo, turi abavandimwe, nzagenda turwane, nitumara kurwana tusangira icupa birangire. Aho hantu utekereje watekereza kabiri. Reko Godfather kubwira ati jewe nta ruhande mbogamiramo, uruhande rufite ikibazo ni rwo ngenda nkakasa, uruhande ruzima nkaruvugira. Ubwo rero kuba Godfather yaramaze igihe avugira uwitwa DJ Brian cyangwa se ari amashumi, uyu munsi ikibuga kikaba gishobora kuba kibirinduriye kuri DJ Brian n'amashumi ye, nibivuze ko Godfather atamubaga cyangwa ngamushishuri. Ahangaha rero nukuza kuguma kubirebaho neza, tukabitekerezaho neza kabiri, ndetse tukareza kureba ibi bintu bya Yago se bizarangira gutya nk'umuyaga w'ishuheri cyangwa se bizaba nk'umuyaga
ugira ibyo uhitana, cyangwa se bizamera nko gucira mu kirere mu gihe cy'umuyaga, aho twavuga ko Yago ashobora kuzacira mu kirere bikamugarukira niba kuko ibyo avuga bidahamye, bidafite ibizibiti. Reka dutegereze turebe. Gusa nsoza nakubwira ko uwitwa Pastor Claude yabajije ikibazo umuvugizi wa RIB Thierry Murangira Dr. akamubwira ati Yago avuga yuko ngo mwamwangishije abaturage, Yago yarahunze kandi avuga yuko ashaka gutaha n'iki, ati ibibazo bye mwigeze mubikurikirana bimeze bite. Umuvugizi wa RIB yasubije mu magambo make atari menshi, aravuga ati uwo muntu uri hanze ubwo ni Yago, ni iki gituma adataha? Aravuga ati u Rwanda rurafunguye, imiryango irakinguye, niba ashaka gutaha nataha ze mu Rwanda, ni iwabo, nta wamubujije gutaha. Hari ikindi yarengejeho rwose, yavuga ati nta n'ibindi n'ibyo ngibyo. So reka dutegereze turebe, Yago araza gutaha, Yago araguma hakurya iriya, Yago araza guhamagazwa ze kese ze bazinjiremo nawe ahari, biragenda gute? Katurore kurikira agafilme.